ku bwumvikane na leta ya Congo bumvikana ko biyongeza imisiyo igakomeza. Hanyuma rero barakomeza nyine bari babonye akazi karimo kwiyongera muri Congo katandukanye n'akabajyanye katari karangiye. Amahoro se buriya barayacunzera cyangwa ariko barayacunze buriya kuko aricyo cyari cyabazanye. Hanyuma rero abakuru b'ibihugu baza, inama y'abakuru b'ibihugu b'umuryango yateranye igitaraganya, baza kwemeza ko iyi misiyo isoza imirimo yayo muri Congo, ariko ngo bakajya bataha mu byiciro, bakajya bagenda mu byiciro. Ubwo wenda banze ko tuzababona banyura ku kibuga nka ba bacanshuro ari magana ngahe bose bashoreranye. M23 yafashe ikirwa cy'ijwi cyangwa ijwi nkuko babivuga, nko babyandika cyangwa uko babivuga, ikirwa cy'ijwi. Ijwi ntabwo ari ikinyarwanda, ubwo ni igikongomani. Proposal perezida wa Congo yari yahaye leta zunze ubumwe za Amerika ko baza, donc ubwo ni nkaho yababwiraga ati amabuye yo muri Ukraine niyo muyabuze mwiyizeye muri Congo, amabuye arahari, nanjye muncungire umutekano, tugirane amasezerano, ibyo mwifuza ngiye nzabibaha. Ubwo rero abantu bamwe bakavuga bati wasanga impamvu perezida wa Congo yemeye ko bashobora kuba bategura ibiganiro na M23 ibintu yahereye kera yanga, ashobora kuba wenda yishingikirije ko muri iyo minsi bishobora gukundana na leta zunze ubumwe za Amerika. Uyu muryango ni umuryango ufite amateka cyane mu bice by'uburasirazuba bwa Cameroon. Ni umuryango ukomeye cyane, binavugwa yuko uyu muryango ari utuma Paul Biya atava ku butegetsi. Kubera iki? Kubera yuko uyu mugabo arashaje mu bigaragara, abakurikiranira hafi amakuru, uyu mugabo mu bigaragara ntago ari ukiyobora igihugu. Igihugu kiyobowe nande? N'uyu mugore we Chantal Biya, ku makuru y'abahari. Kuko mu bigaragara umuryango w'uyu mugore niwo usa nkaho ufite ubutegetsi bw'igihugu cya Cameroon mu biganza byabo. Ni nayo mpamvu bakomeza gupushinga ko uyu musaza akomeza kuyobora. Kubera iki? Kubera ko ahari abahagarariye bagakora ibyo bagomba gukora, bakayobora, bagategeka, byose bakabikora. Ariko amahirwe menshi n'ayuko naba atapfuye, nta wundi ushobora kuzamusimbura kuri ubu butegetsi, kubera yuko biravugwa yuko iki gice cyo mu burasirazuba, uyu muryango nyine, umuryango w'uyu mugore, umuryango ukomeye cyane ufite power, donc icyo bavuze kiraba, bashobora kuba bahagarariye Uwiteka muri kariya gace. Baravuga bikaba, bagategeka bigakomera. Ubwo nyine nibavuga ko aguma ku butegetsi azabugumaho ngayo nguko. Ariko ngo yanashakaga kukiyobora noneho byanyacyo, yashaka ko Mugabe ava ku butegetsi akamushyiraho nka perezida. Ibyo rero byaje kwangwa n'abamilita, buriya abantu babayeho bakoze n'igisirikare bagize gute barwana igihugu, bafite amabanga akomeye, baba bafite donc ibyo baziranyeho, baba bafite nyine ibintu byinshi babona igihugu bashaka kucyerekeza, ku buryo batapfa kugishyira mu maboko yo babonye wese. Ngayo ngo muri Afurika rero rwose ntitujya twiburira kumara imyaka myinshi ku butegetsi, gutegekera inyuma y'abandi, ibintu nk'ibyo rwose ni ibintu bitajya rwose bipfa gushika muri Afurika. Bikaba ari nabyo bishobora kuzatuma Afurika, bishobora kuba ari nabyo bituma Afurika, ibihugu byinshi bya Afurika bidashobora gupfa gutera imbere nk'uko ibindi bitera imbere. Uyu rero PM cyangwa se minisitiri w'intebe w'Ubwongereza uturuka mu ishyaka ry'abakozi yagize atya akuraho mituweli de sante y'Ubwongereza. Icyo kigo rero rwose minisitiri w'intebe ngarakireba asanga ngo nta kintu kirimo gukora, ngo usibye bagifite abakozi bicaye mu biro bahembwa amafaranga y'abaturage, ngo kandi amafaranga yakagiye guhemba abaganga barimo kuvura abaturage. Ubwo nyine ngo yahise akivanaho abakozi bajya mu zindi serivisi, abaganga ibyagomba kubahemba ngo bikajya bihemba abaganga n'abanasi. Muri leta imwe rero umwana ngo w'imyaka 4 agira gutya hamagara 911 ni muri filime tujya tubona bahamagara ari uko rwose barimo gutabaza, hari ibibazo bikeneye polisi kwiza. Umwana yo ngo barayihamagaye, mutabahare rwose hano byacitse. Polisi ngo bakagira ngo uwo mwana wenda hari ikibazo kibaye iwabo, nta wundi muntu mukuru wenda uhari cyangwa naki, bahuruye baza birukanka. Bajya hageze basanga umwana arimo arahururiza nyina rero ngo ngo byari bigenze bite. Nyina w'uwo mwana yamubujije kurya ice cream. My girl, my all look yellow coat, incomparable, yay. Oh, you shine so bright, little girl, so pure, so true. Mama's there for you, lovely bow, you bow, 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 lovely bow. You bow, we adorable, bow, 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 lovely bow. You bow, we want more. Tubahaye ikaze abakunzi b'imbuga ya Feza aho muri hose. Turizera ko mudukurikiye nanone 5 kuri 5. Turacyari kumwe namwe uyu munsi nanone tubagezaho byinshi bitandukanye byiriwe bitambuka, tubagezaho udushya tuba twagiye dutambuka hirya no hino, kandi tubagezaho n'amakuru
atandukanye muba mutabonye ahandi. Tubahaye ikaze rero mwese abadukurikira, abiriwe mu mirimo, turizera ko mwageze mu rugo amahoro, kandi ko imirimo yagenze neza. Uyu munsi hari kuwa kane, basigaye umunsi umwe ngo weekend, abantu bajye muri weekend. Abantu benshi baba batangiye gutekereza weekend, batangiye ku booking aho bazasohokera. Yes. Mbere yuko rero weekend igera, karibu tubanze twibanire hano ku mbuga ya Feza, twiganirire bisanzwe, twirana uko twiriwe. Abashumba turabashuje cyane, abakozi bakorera abandi turizera ko imirimo mwayitunganije, abikorera namwe akazi rwose twizeye ko kagenze neza, business ko zikomeje gutera imbere, kandi twizeye ko n'abakorera leta, abakorera rubanda, twizere ko rwose mwabikoze neza, mubikorana umutima, mubikora nk'abikorera. Ngayo nguko umunsi rero wabaye muremure, byinshi byatambutse, ariko katwigarukire mu biganiro byacu n'amakuru dushya twaranze uyu munsi. Bimwe mu birimo kuzenguruka hirya no hino ku mbuga byo mu karere, duhereye hano mu karere iwacu kuko bifite cyane isano n'u Rwanda. Ni inama y'abakuru b'ibihugu bya SADC yari itegerejwe cyane, yabaye igitaraganya kugira ngo iganire kuri iyi misiyo yabo muri DRC, misiyo y'ingabo zabo muri DRC. Iyi misiyo yitwa ASAMI DRC. Iyi misiyo yatangiye mu 2023, yemejwe n'ibihugu byose 16 bigize umuryango wa SADC. Iyi misiyo ikaba yari ifite mu nshingano zayo kujya gufasha Kongo kwirukana imitwe yose yitwara gisirikare n'imitwe y'iterabwoba yari iri muri Kongo. Ubwo muri iyo mitwe urutonde rwari rurerure. Hanyuma rero iyi misiyo yaragiye 2023, irarangira, mu bigaragara ntiyarangije inshingano zayo. Hanyuma rero 2024 bumvikana cyangwa se banzura yuko biyongeza ku bwumvikane na leta ya Kongo, bumvikana ko biyongeza imisiyo igakomeza. Hanyuma rero barakomeza nyine, bari babonye akazi karimo kwiyongera muri Kongo katandukanye n'akabajyanye katari karangiye. Hanyuma nyine akazi baragakomeza, biyongeza uwo mwaka, bamaze kuwiyongeza barakomeza nyine biyongeza uwo mwaka muri 2024, bari biyongereye n'inshingano kuzo bari bafite. Ubwo nyine byumvikane ko kimwe mu byari byabajyanye mbere kwari ugufasha Kongo kwirukana iyo mitwe yitwaje intwaro cyangwa se yitwara gisirikare. Hanyuma ubwo bongereyeho no gucunga amahoro, gufasha Kongo gucunga amahoro. Hanyuma rero biza kurangira nyine extendinze igihe bagomba kuhamara, baza kugwa no muri uyu mwaka wa 2025. Uyu mwaka rero utarabagendekeye neza kubera ko uyu mwaka ugitangira M23 yarabakubise irabazengereza kabisa ko bagize ibihombo byinshi. Twagiye tubona aba basirikare baseba mu bihe bitandukanye, batashye ari imirambo, batashye intwaro bazisize. Harimo ba South Africa, byanateye conflict cyane, biranasakuza, binagera no mu bihugu byabo, ba perezida n'inteko zabo barashwana. Twabonye ba Tanzania bataha, tubona baza Malawi, abo Burundi ntitwamenye irengero ryabo, ariko kandi amakuru akavuga ko hari n'abasigaye muri Kongo mu nkambi ya MONUSCO. Iyi misiyo ya ASAMI DRC ubundi yafatanyaga na MONUSCO gucungira amahoro muri Kongo, ariko amahoro se buriya barayacunzera cyangwa ariko barayacunze buriya kuko cyari cyabazanye. Hanyuma rero iyi nama y'abakuru b'ibihugu, nyuma y'ibi byose byari bimaze gutambuka, nyuma y'uko gusebera muri Kongo, bamwe bagapfa abandi bikagenda nabi, uyu mwaka nyine ntiwababereye mwiza, watangiye ari mubi kuri bo. Hanyuma rero abakuru b'ibihugu baza, inama y'abakuru b'ibihugu b'umuryango yateranye igitaraganya, baza kwemeza ko iyi misiyo isoza imirimo yayo muri Kongo. Iyi mirimo yayo rero, iyi nama nyine imaze kwanzura ko basoza imirimo yabo, ariko ngo bakajya bataha mu byiciro, bakajya bagenda mu byiciro. Ubwo wenda banze ko tuzababona banyura ku kibuga nka ba bacanshuro ari magana ngahe bose bashoreranye bamanika amaboko ku mupaka, kandi bariyeri babasaka no babakuza utuntu mu mufuka n'utundi twose. Wenda barazajya bagenda bataha 5 3 nk'abagiye gusura umurwayi ku bitaro hirya, batahe bagende tubone bazarangirayo. Ariko nyine ubwo ngubwo ibyo ari byose ikintu cyari cyatumye banga kuvira rimwe,
bari bagiye basigaramo muri za Goma barahari, aba basigaye mu nkambi za MONUSCO. Iyo yose hari impamvu zifatika zatumaga batavamo, kandi abandi barimo gutaha, abandi barimo gupfa. Rero kuba rwose uyu munsi bagiye gutaha, ndumva bafite amatsiko yo kumenya ukuntu bazataha. Ese ikintu cyari cyabagumishije hariya baremera bagihari bagende, ntawe ubizi. Ngayo nguko mukora ari mu karere, ariko intambara hagati aho ngaho zirakomeje. Ubwo abangaba nibagira Imana umunsi wo kuhava bakiri bazima, bazagenda bashima Imana ko barokotse intambara. Ariko nyine mu karere by'intambara ziracyahari. Kandi kimwe mu makuru yandi yiriwe yatambutse cyane ni M23 yafashe ikirwa cy'Ijwi cyangwa Ijwi nkuko babivuga, nko babyandika cyangwa uko babivuga, ikirwa cy'Ijwi. Ijwi ntabwo ari Ikinyarwanda, ubwo ni Igikongomani, kuko ikirwa cy'Ijwi kiri muri Kongo. Ikirwa cy'Ijwi rero ubu ngubu kiri mu maboko ya M23, nk'ibindi byose nka za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, ariko Uvira iracyari mu maboko atari ayabo. Ngayo nguko. Ubwo rero nyine imirwano irakomeje, gutegura ibiganiro hagati ya leta ya Kongo na M23 birakomeje, ariko bamwe bakavuga bati rishobora kuba ari trick kugira ngo nka bimwe twavugaga byo muri Ukraine n'Uburusiya, ushaka gutegura kujya kwicara ngo utegereje amahoro, ahubwo bakakurasaho noneho bya burundu. Uriya wasanga iminsi yashize twavugaga bya proposal perezida wa Kongo yari yahaye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko baza. Donc ubwo ni nkaho yababwiraga ati amabuye muri Ukraine niyo muyabuze, mwiyizeye muri Kongo amabuye arahari, nanjye mucungire umutekano, tugirana amasezerano, ibyo mwifuza ngiye nzabibaha. Ubwo rero abantu bamwe bakavuga bati wasanga impamvu perezida wa Kongo yemeye ko bashobora kuba bategura ibiganiro na M23 ibintu yahereye kera yanga, ashobora kuba wenda yishingikirije ko muri iyo minsi bishobora gukundana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba wenda tebo za kubuka cyangwa se zigahindura imirishyo, ntawamenya. Ariko nyine byose tubitega amaso, ibiganiro niba bizaba cyangwa bitazaba tuzaba tubireba, ariko ikigaragara cyo nuko intambara zigikomeje. Tukiri muri Afurika rero, mu gihugu cya Cameroon. Igihugu cya Cameroon kimwe mu bihugu kuri iyi si cyangwa se kuri uyu mugabane, cyane cyane ko ariho bikunze kuba, ukuyemo ibihugu by'Uburayi bifite abami n'ibindi bigiye bifite abami. Muri Afurika rwose igihugu cya Cameroon gifite perezida ushaje cyane kandi unamazeho igihe kinini ku butegetsi, kuko niwe kuva Cameroon yabona ubwigenge niwe perezida wa kabiri wagiye. Uruvuga ngo Cameroon imaze gutegekwa n'abaperezida babiri bonyine. Uyu muperezida rero ushaje cyane ufite imyaka 91, Paul Biya, ubuzima bwe butavugwaho rumwe buri munsi rwose, abantu baba babushidikanyaho, rimwe na rimwe akagenda akabura muri public ntongere kumubona. Ubundi nyine ibintu nyine ibibereho muri iyi minsi nyine nta mayobera, nta muntu upfa kuyamenya. Ariko kandi muri ayo mayobera byaje kugira bitya, afite umuryango w'umugore we, afite umugore muto cyane yitwa Chantal Biya rwose, wo Paul Biya arusha imyaka 36 myiza. Yes, uyu mugore we rero ngaza kujya gucyapfusha musaza we. Umusaza we amaze gupfa rero, ubwo murumva nyine imiryango yateranye kujya gushyingura, ari ikintu gikomeye kujya gushyingura. Ariko abantu benshi bakaba batari bazi uyu muryango abawugize abari bo. Donc n'abagabo babaga bazi bangaba batazi bariya, bazi bano batazi bariya, ariko noneho ku byo byago bagize nyine byatumye babahuza. Abantu benshi babasha kubona uwo muryango ni muryango nyabake. Uyu muryango ni umuryango ufite amateka cyane mu bice by'uburasirazuba bwa Cameroon. Ni umuryango ukomeye cyane, binavugwa yuko uyu muryango ari utuma Paul Biya atava ku butegetsi. Kubera iki? Kubera yuko uyu mugabo arashaje mu bigaragara. Abakurikiranira hafi amakuru, uyu mugabo mu bigaragara ntago ari ukiyobora igihugu. Igihugu kiyobowe nande? N'uyu mugore we Chantal Biya, ku makuru y'abahari. Uyu Chantal Biya rero ngo mu 2011 yategetswe n'umugabo we. 2011 uyu mugabo yari afite imyaka 70 nabwo abashaje. Amutegeka akamugira sekreteri mu biro bya president, muri presidency. Amaze kumutegeka akamugira sekreteri mu biro bya presidency, ubwo nyine ko itegeko rye numba zaba bipangiye, itegeko nini. Aramumugira. Amaze kumumugira, ikintu cya mbere yakoze ni ukwirukanisha uwari generali, umwe mu bagenerali bakomeye wari inshuti y'uyu mugabo we. Iyo yose barashobora kuba yarababangamiraga mu myanzuro bashaka gufata, kuko mu bigaragara umuryango w'uyu mugore niwo usa nkaho ufite ubutegetsi bw'igihugu cya Cameroon mu biganza byabo. Ni nayo mpamvu bakomeza gupushinga ko uyu musaza akomeza kuyobora. Kubera iki? Kubera ko ahari
abahagarariye bagakora ibyo bagomba gukora, bakayobora, bagategeka, byose bakabikora. Hanyuma rero akimara kwirukana uyu mujenerali ngo yahise nyine abona power, uyu mugore yahise abona power mu nyine arakomera, tangira kumenyekana. Ubu ngo abantu baramuvuga yuko ngari umuntu nguzwi ngo impirimbanyi ngo haranira ngo uburezi ngo n'umuco ngo n'iterambere ngo ry'umugore ngo mu myaka ngo 20 yose ngamaze ngakora ibyo bintu, ngafite foundation yamwitiriwe. Ariko se nyine ninde utabikora? Ubaye ufite izo power zose, ubaye ufite igihugu nka Cameroon gifite ibyo gifite mu president nka Biya, hanyuma nyine ukaba uri umugore we w'umwana arusha imyaka 36 w'umujene ufite famiye ikomeye nk'iyo umugore afite, hanyuma nyine gute utaba nyine iyo mpirimbanyi barimo kuvuga. Tujya tubabona n'abandi batandukanye bitwa impirimbanyi, koko ariko bitwa impirimbanyi muri urwo rwego. Ibi rero nyine bituma abantu benshi bavuga yuko muri iyi minsi harategurwa amatora ya perezida uzasimbura nako iyindi manda ya perezida. Ubu muri Cameroon harimo gutegurwa amatora, ariko noneho uyu musaza azongera yiyamamaze muri aya matora, nako ariyamamaza muri aya matora. Donc nawe arateganya gukomeza kuyobora Cameroon cyangwa se akaboneka umusimbura. Ariko amahirwe menshi yuko naba atapfuye nta wundi ushobora kuzamusimbura kuri ubu butegetsi, kubera yuko biravugwa yuko iki gice cyo mu burasirazuba uyu muryango nyine umuryango w'uyu mugore umuryango ukomeye cyane ufite power. Donc icyo bavuze kiraba, bashobora kuba bahagarariye Uwiteka muri kariya gace, baravuga bikaba, bagategeka bigakomera. Ubwo nyine nibavuga ko aguma ku butegetsi azabugumaho ngayo nguko. Cyakora wenda ntawamenya, muri Afurika bisigaye bihinduka, ntawamenya, ariko nyine kuko bimeze. Ariko reka duhuze iyi situation n'indi situation yigeze kubaho mu gihugu cya Zimbabwe. Umusaza Robert Mugabe wari usigaye agenda agasinzira, yamaze rwose kugaragara ko noneho nawe yari afite umugore nawe mutoya cyane witwa Grace Mugabe rwose waje kugira gutya nawe amubwira ko amuha imyanya mu butegetsi, ndetse bamwe bakavuga yuko ari nawe wari usigaye ayobora igihugu. Ariko ngo yanashakaga kukiyobora noneho byanyacyo, yashaka ko Mugabe ava ku butegetsi akamushyiraho nka perezida. Ibyo rero byaje kwangwa n'abamilita, buriya abantu babayeho bakoze n'igisirikare bagize gute barwanira igihugu, bafite amabanga akomeye, baba bafite donc ibyo baziranyeho, baba bafite nyine ibintu byinshi babona igihugu bashaka kucyerekeza, ku buryo batapfa kugishyira mu maboko yo babonye wese. Rero bo kwa Mugabe barabyanze, bajya bavuga yuko buriya ngiriya kudeta bateye Mugabe ngo ashobora kuba ari we wayimonse kugira ngo ashyireho undi muntu utari umugore, kuko nyine ngo yari amugeze kubuca amubwira ngo namugire perezida. Ubu rero rwose uko byarangiye kwa Robert Mugabe ntawamenye. Cyakora wenda abangaba isomo bo basanga bararifashe, niyo Biya wenda atabasha kongera kujyaho, bishoboka yuko bashaka gushyiraho undi uzatuma inyungu zabo zitabangamirwa. Uko niko ubutegetsi bwo kwisi bumeze. Ngayo ngo muri Afurika rero rwose ntitujya twiburira kumara imyaka myinshi ku butegetsi, gutegekera inyuma y'abandi, ibintu nk'ibyo rwose ni ibintu bitajya rwose bipfa gushika muri Afurika. Bikaba ari nabyo bishobora kuzatuma Afurika, bishobora kuba ari nabyo bituma Afurika, ibihugu byinshi bya Afurika bitarimo bidashobora gupfa gutera imbere nk'uko ibindi bitera imbere, kubera yuko benshi mu bagundira ubutegetsi nta nicyo baba barimo kubukoresha, baba gusa bagira ngo baprotege inyungu zabo kandi birinde yuko bashobora kujya mu minyururu baramutse batakiri abayobozi. Ngayo nguko. Ku bindi rero giriwe bivugwa cyangwa se utundi dushya twaranze uno munsi, Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza twese ko ari we uba uyoboye igihugu, kubera ko iki gihugu kiyobowe n'ubwami. Umwami Charles wa gatatu watangiye podcast, ariko uyu munsi sinumvishe noneho ibyo yavuzeho. Podcast y'umwami w'Ubwongereza aza kubaza bayikurikiye bambwire neza, ariko rwose iryoshye, irimo kugenda irushaho kuryoha. Uyu rero PM cyangwa se Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza uturuka mu ishyaka ry'abakozi yagize atya akuraho mituweli de sante y'Ubwongereza. Aravuga ngo rwose icyo ni ikigo urumva ngo gitwara imisoro y'abaturage, nta kintu kinini barimo gukora ngo usibye ngo kuba gusa ngo wicaye aho ngaho bicaye mu biro ngo donc ibintu bya bureaucracy bidafite ngo shingiro, ngo bari bamaze iminsi ngo bafite imikorere mibi, ngo bakabona scandals ngo ziri mu systeme y'ubuvuzi, ibintu donc byose bahagarariye arabisenya. Nuko rero iki kigo nyine gisa nka mituweli, ubwo tuvuze ngo gisa nka mituweli, ariko cyo gitandukanye gato na mituweli, kubera ko kiriya kigo cy'Ubwongereza cyakoraga nka mituweli yinaha, kuko cyo cyafashaga abaturage bose kubona serivisi z'ubuvuzi uko waba umeze kose, waba umukire waba umukene, nyine kuri standard runaka, ariko kigafashwa n'imisoro. Donc ubwo ni nka Rwanda Revenue,
n'Ubwongereza revenue yabwo yafinansaga icyo kigo, ni ikigo cya leta finansaga icyo kigo. Bitandukanye no mu Rwanda aho abaturage twitangira amafaranga tukaba tuyashyira hamwe akatuvuza, ariko bo ni leta yabavuzaga bivuye mu misoro yabo. Icyo kigo rero rwose Minisitiri w'Intebe ngarakireba basanga ngo nta kintu kirimo gukora ngo usibye ku bagifite abakozi bicaye mu biro bahembwa amafaranga y'abaturage, ngo kandi amafaranga yakagiye guhemba abaganga barimo kuvura abaturage. Ubwo nyine ngo yahise akivanaho abakozi bajya mu zindi serivisi, abaganga ibyagomba kubahemba ngo bikajya bihemba abaganga n'abanasi ngayo nguko. Uyu mugabo rero rwose ibyo yose, ariko ibi bintu iki kigo kugikuraho bishobora bijya nta kintu kibaho kiberaho ubusa, ikigo byanze bikunze cyari gifite akamaro. Bigaragara yuko nyuma yo kugikuraho rubanda rugufi isi irimo iragenda iba abishoboye n'abifite. Ni ukuvuga ngo iki kigo nikivaho donc ubu buryo bwafashaga abantu bose kwivuza mu buryo buringaniye niba kivuyeho, ubwo nta muntu uhari ugiye kujya gukurikirana, abantu bagiye kujya bivuza bikurikije ubushobozi bwabo. Bamwe ntibazabasha kwivuza uko bikwiriye, bamwe bazabura donc fagitire zo kwivuza zizamuke. Abafite amavuriro privé, abafite service amakampani ya assurance, abafite ubwo nyine nibo bagiye kujya. Uko niko ubundi isi y'abakire nuko nguko ikoze. Haba hariho iki kibazo runaka gitejwe, mu kugikemura kikagira abo kirimo kuzamurira imbaraga kibongera. Nk'ubu ngubu intambara ziba zirimo kuba, amakampani cyangwa se ibigo bicuru inganda zikora intwaro ziba zirimo kubyungukiramo. Uko rero niko iyi mitiweli y'Ubwongereza kuba ikuweho, ubwo hagiye kuzamuka ibigo bikora imiti, amavuriro yigenga tangire rwose byinjize menshi cyane bishyire mu mufuka. Ari nako abakene bananirwa kwishyura amafagitire y'ubuvuzi ngayo ngoko. Ubwo tubitega amaso nabyo by'Ubwongereza, cyakora wenda buriya bo ntibameze nkatwe, asanga bafite plan B, ariko nyine isi hose buriya ibibazo bitangiye kugenda bisa. Akandi gashya rero kabaye, akandi gashya kaje kugaragara naho ngo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri leta imwe mu cya gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, tubise ko Amerika igizwe n'amareta menshi nk'uko hano dufite intara cyangwa uturere, bo bafite amareta. Muri leta imwe rero umwana ngo w'imyaka 4 agira gutya hamagara 911. 911 ni muri filime tujya tubona bahamagara ari uko rwose barimo gutabaza, hari ibibazo bikeneye polisi kwizaga. Umwana yo ngo barayihamagaye, mutabare rwose hano byacitse. Polisi ngo bakagira ngo uwo mwana wenda hari ikibazo kibaye iwabo, nta wundi muntu mukuru wenda uhari cyangwa naki, bahuruye baza birukanka. Bajya hageze basanga umwana arimo arahururiza nyina rero ngo byari bigenze bite. Nyina w'uwo mwana yamubujije kurya ice cream. Amaze kuzimubuza, izari zihari arazihisha. Amaze kuzihisha umwana arazibura. Amaze kuzibura ahamagara polisi. Ati mama arimo arambangamira ntatuma ndya ice cream yanjye n'ikimenyimenyi nayibuze. Rero rwose ndagira ngo mumunkurira aha ngaha, mumunjyanire, mumumfungire ice cream zanjye nzirye ntawumpagaze hejuru. Ubu ngayo nguko rero ikibura rero ikiza cy'abaturage benshi bagenda bamenya uburenganzira bwabo. Iyo ntibikoze nk'ina hamwe akabyaramwe byakugeza niyo wabura uwo mwana w'imyaka ntago mbizi. Ariko ntimuzabigerageze, ntihazagira ababigerageza aba bana cyangwa abakuru, ntimuzabigerageze nibi kubera yuko iriya nimero ibi igenewe guhamagarwa byihutirwa, kandi kuko arabo bakeneye ubufasha bwayo. Mu gihe rero ugiye kwikiniraho uhamagara ugusa, ubu urimo gutwara umwanya, ushobora gutuma hari ibibazo bivuka, ushobora gutuma wagatabawe kubera ko yihamagaye adatabarwa kubera yuko waje kwivugiraho ubusa. Rwose ntimuzabikore bantu binaha, muberekera biyo ngiyo bafite umwanya mwinshi wo gupfusha ubusa, ariko inaha ntimuzabikore ngaho nguko. Turabashimiye rero abanye natwe, mukomeze gukora subscribe, like and share, tukomeze twiganirire, mutwandikire kandi rwose tubagezaho ibyo mwifuza, mutubaze ibyo mwifuza tubasubize, kandi dukomeze tubana. Turabakunda cyane rero, kandi namwe muradukunda turabizi. Nga mukore like, share, subscribe, inshuti zanyu rwose zibi zacu, dukomeze kubana. Ku mbuga ya Facebook turabakunda cyane. Ariko amakuru nakagaruka tuzasubira n'ikindi. Kura mwiza. Bye bye. Though the girl is cute, yeah, my jean, my girl, my all look yellow coat, incomparable, yay. Oh, you shine so bright, little girl, so pure, so true. Mama's there for you, lovely bow, you bow, 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 lovely bow. You, boo, bow, we adorable, bow, 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 lovely bow. You, boo, bow, we want more. Smiling wide, you glow, yellow like the sun, so
free in this world. Your love, lovely bow, just be. Bow, 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 lovely bow. You, boo, bow, we adore. Bow, 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 lovely bow. You, boo, bow, we want more. Every step you take, every word you speak, lovely bow you make our hearts skip a beat. Bow, 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 lovely bow. You, boo, bow, we adore. Bow, 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 lovely bow. You, boo, bow, we want more. You glow yellow like the sun, so free in this world. Your love, lovely bow, just be. Bow, 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 lovely bow. You, boo, bow, we adore. Bow, 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 lovely bow. You, boo, bow, we want more. Lovely bow, we adore. Every step you take, every word you speak, lovely bow you make our hearts skip a beat.